wa ta'ala tumwiringira igihe cyose kandi tukaba twizeye ukwizera guhamye yuko twazamuriye ibiganza atuzi neza akabazi n'ibyo dukeneye akaba nubwo twamusaba ikintu byo dushaka. Hari igihe dusaba tugasaba bishingiye ku marangamutima yacu, we akaduherera ku bumenyi bwe n'urugenge bwe, akaduhitiramo ibidukwiriye mu buryo bunoze kandi mu buryo burambye. Uwo ni wo wenyine wo kwiringirwa abagaragu ba Allah, ni wo wenyine wo gusabwa, ibindi byose biriho nabyo ni ibisaba. Umwe mu bahanga ati aho gusaba usaba nasaba uwasaba, aho kugira ngo ninginge uwinginga nakwinginga uwo yinginga. No kuzamurirwaho amaboko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Urajya gusaba ikiremwa nacyo kimaze gusaba ikindi. Uyu munsi uratakambira ukomanga umuryango w'ikiremwa kugira ngo kiguhe. Uyu munsi wagisaba kikaba cyaguhereza icyo gisabye, ejo wakongera kugisaba kigatangira kwinubira uburyo gisaba, ejo bundi wagisaba kikagusubiza inyuma. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala uramusaba cya kinda kimara kukiguha ugahita umusabiraho ikindi, kandi ntarambirwa kuba yazamura yakubwira ati mugaragu wanjye saba ibyo ushaka kandi byose ndabiguhembera. Allah akaguhemba ubugira kabiri, akaguhemba guhereza icyo wamusabye, akanaguhemba kubera ko wamusabye. ميمبغتي لا تسألن بني أما حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب بني آدم حين يسأل يغضب والله يغضب إن تركت سؤاله. ومهانغتي ntukazamura ibiganza ngo usabe ikiremwa, jya usaba ahubwo wa wundi imiryango ye itagifungwa. Mwene Adamu y'umusaba ararara, ariko Allah subhanahu wa ta'ala arakazwa nuko tutamusaba. Uwo ni Allah, byo ni byo, na Allah ni Allah. Bityo umuryango wuguruye utarigeze ukingwa na rimwe ni umuryango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu yitwa Malikil Mulk, niwe mwami w'abami. Nuramuka ukomanza umuryango w'umwami ukabona umwami ntiyugurura amarembo, uzakomangira umwami w'abami kubera ko we ntabwo ajya akinga amarembo. Iyo niyo myemerere mizima kumwemera Imana abagaragu ba Allah. Amahoro n'imigisha tubisabire intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, mutoni mu ntumwa kandi akaba umuyobozi wazo. Nta cyiza na kimwe uretse ko yatweretse ibyiza byacu ndetse akanadushishikariza kurangwa nabyo. Nanone kandi yabaye umujyanama mwiza kuri buri nguni iyo ariyo yose y'ubuzima, anatuberamo icyitegererezo. Anje agenda atubwira kuri bimwe mu bikorwa, akagira n'aho atubwira ati khudhu anni manasikakum, ati nimuramuka mugiye gukora ibikorwa bya hijja nka ibada mujye mwigana uko nabikoze. Nanone kandi akatubwira ati sallu kama ra'aytumuni usalli. Nanone kandi akatubwira ati musare nkuko mwambonye nsari. Si ibyo gusa, akatugaragariza ko imico yari imico ihebuje, akatubwira ati adabani rabbi fa ahsana ta'diba, ngo Allah yantoje imico ndetse antoza imico ikwiriye mu buryo bukwiye. Bagaragu ba Allah, ubu niwe warezwe neza. Alam yajidka yatiman fa'awa, ese waba uri imfubyi yihebye? Reba Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kubera icyitegererezo mu buzima bw'ubupfubyi bwawe. Ese waba uri umukene ku buryo wumva yuko nta shinge nta rugero ntacyo wari ufite? Wa wajadaka ailan fa'aghna, tugasanga ntacyo ufite tukagukungahaza. Reba imyitwarire y'intumwa y'Imana mu gihe cye cy'ubukene, maze kubera icyitegererezo. Ese ushobora kuba hari ibyo wumva utuzuyeho mu buzima bwawe bwa buri munsi, hari ibyo ukeneyeho nk'umuyoboro kugira ngo Allah kwerekeze mu muyoboro nyawo. Wa wajadaka dallan fahada, Allah zagusanga muri ubwo buzima bwawe bw'ubuyobe, muri bya bindi wowe udasobanukiwemo, Allah kuyobore mu buryo bukwiye. Mugaragu wa Allah, uwo ni intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam.